Yesu nashimwe abakunzi b'umudendezo. Amahoro y'Imana nakomeza abane namwe. Uwiteka nakomeza abashigikire. Waba uherereye mu Rwanda, aho waba uherereye hose ku isi, ngwifurije kugubwa neza, umugisha w'Imana ukomeho. Nyagasani yongere agarura ubuzima bwawe bundi bushasha. Hari bimaze iminsi biguciye indege, ndagira ngo ngubwire ngo humura, ndakura Imana itakura umundo. Aho ubona ko bidashoboka, imbere y'Imana birashoboka. Ngwifurije gutabarwa n'Imana muri iyi minsi iri kuranga ukwezi kwa 10 gupfe, kuko tuzi yuko na nyuma ya zeri Imana ikora. Wikangwa yuko ukwezi gukiye kurangira, ahubwo humura, haracariho ibyiringiro byo gutabarirwa muri iyi minsi isigaye ngo uku kwezi kurangire. Rero nakubwiraga ngo gubwa neza, umugisha w'Imana ukomeho, imvura y'umuhindo ikubonekeho, umuco w'Imana wongere ukurasire ku buzima bwawe, inyenyeri y'amahoro yongere yace ku buzima bwawe, mu kazi kawe umugisha wongere wome mu kazi kawe, ku rubyaro rwawe umugisha wongere wome, mu rugo rwawe umugisha w'Imana wongere ugaruke. Latosi efaya, Uwiteka yongera gushigikire muri aya masaha. Nje gukubwira ngo wicike intege, witende burika iyo birenze ingombe. Ntago birengeje abibana yavuganye nawe. Bandu benshi muri imisi muri hebye muvuga ngo ndabwo Imana ikora, Imana yacu irakora. Bamwe bavuye mu byiringiro bavuga ngo ibyo Imana yavuganye nabo ntabwo byasohora. Reka ngubwire ikintu kimwe. Hari igihe umwana akubwira ngo papa ngo ngene yigare, nyamara we ubona ko umwana akumbuye kujya ibirayi. Umwana akavuga ngo papa yandebye, papa ndabwo nyishimiye yuko atambaye igare. Cyangwa se umwana ngo mama ngene yakabaro, nyamara we wabonaga ko umwana akeneye ingweto. Reka ngubwire, Imana nizi bigukwiriye, bigufitiye umumaro. Wikiheba mwene data, witende burika, wicike indege. Dufite abantu benshi baje gusenga bavuga ngo Mana ngo ndakwinginze, ngo bambaye priave, Imana yabitambuze itavuze kuri priave, kimukuye muri priave, akumva ngo ndiyavuganye ariko ikakubira ngo ngura inzu urupfu. Nukibona ko waramutse upfuye batagwa priave, ikuraho ikora ikibona kikuremereye. Yesu nashimwe. Ibyo bindo abantu benshi bajanye kuvuga ngo twavuganye nayo, nge tubwira amasezerano, umukobwa kavuga ngo yambwiye ubukwe, ngo none ngo imyaka bayita tivuganye nanjye, ariko yagiye ikura himfu ku buzima bwawe, yagiye ikuraho uburwayi. Ese iramutse kuko ikubwiye ngo ubukwe buraje, ukandika invitation uri muri bombone, ubwo bukwe bwakorwa? Ndakwaje ubwo bukwe bwakorwa? Rero ari byinshi Imana igenda ikumira ku buzima bwawe, ariko ikakomeza ikarinda isezerano yavuganye nawe. Mushiki wanje uherereye, wicike indege. Umubyeyi ungurikiye, komeza uhenda Imana. Papa komeza uyiterete, wa musoye komeza uyiterete, wicike indege. Abantu benshi bacitse indege bavanga Imana yarafuze, ngo none ngo yatinze gusohora, ngo abahanuzi baratubeshe. Reka ngubwire, nubwo duhanura ariko ntabwo ari twe dusohoza. Ikintu ngoze kukibwira abantu, nje tsindagira ubona uri imbere yawe, uri imbere ya kamera, cyangwa se uri imbere ya kuko urambona ndabizi neza, ari njye uhanura ibindi bigasohora. Mfite amasezerano yo kubona inzu, mfite amasezerano y'imodoka, mfite amasezerano yo kuja hanze, mu gitondo nabyuka nje kwa kaviza, ejo ni ngurira indege. Rero nkoze bya abantu ngo aho pasiteri ukuyoba yarindiriye, niho n'umuhanuzi arindiriye, wa muririmbye ni urindiriye, mudiyakore ni urindiriye, wa mukristo we aho twese turindiriye mu kibuga kimwe, ni kimwe turindiriyemo. Iyavuganye na mushumba nizi kavugana nawe, ndabwo rero izarobanura kuvuga ngo nje gutabara mushumba. Oya, umurongo mushumba tonzeho niwo nawe utonzeho, umurongo umuvuga butumwa atonzeho nigo umuririmbye atonzeho, umurongo umukristo atonzeho nigo umudiyakona atonzeho. Twese turi ku isheni imwe. Turi ku isheni imwe. Mwivuga ngo ya ndabwo Imana yacu robanura ku butoni. Muzarebe
iyo abasikare bose bajanye kuri paturuye umurongo umwe babariho kapitene niwe wabahagazeho kaprara kawuhagararaho na soruda ni guhagararaho wari wasanga babatandukanyije ku isheni iyo bose bari gukora paturuye. Rero natwe turi ingabo za Yesu aho dukorera paturuye ni ku kibuga kimwe, aho turindiye ni ku kibuga kimwe. Witende burika wicika indege, ndabwiye Imana ije gutabara kwa meya ise kwa mudugudu. Tanga ibyo bintu bibaho bivuga iki? Ntabwo yatabara umwana wa mushumba ngo yahise kumuhanuza itsindagira. Oya, ntabwo igira amaranga mutima ndasanda imigira. Iyi niba ari wowe ugezweho iragutabara. Ntabwo ari wasanga wishura Minerivara umwana wa mushumba uwo munsi bakamwirukana, ntabyo ari wabonaho. Ntabwo ari wishura ikode ugasanga diyakoni akubwira ngo nyamara njyewe ndi muri prive kandi cyerekezo nakibuza. Ntabwo ari wabibona. Wewe se niba usenga cyangwa warasenganye n'abandi mu butayu, ndo bari wasanga urukuririra ingweto ugasanga n'umwana wa mushumba nawe ari kuvuga ngo mana naki cyerekezo cyabuze. Wa mukobwa wowe uvanga ubukwe bwawe ndo bwari bwabo mu bantu musengana, nda mwana wa diakoni uzi ufite imyaka 35 katari yashaka ndawuzi ngo ubwira ngo reka gucika integereka no kwiheba ko ari ubuhanuzi ngiye nguzaniye kandi burakubohora, kuko hari umusozi uhagazeho. Uyu musozi Imana yari gukuraho. Gira kwizera Nyagasani ari ubane nawe. Reka dusenge. Ngwifuriza amahoro y'Imana, ngwifuriza umugisha w'Imana. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, uri Mana yo kwiringirwa, uri umukozi w'umuhanga, uri isambi itarumba, uri igiti cy'ingansa marumbu. Ndagushimye Mwuka Wera, ndagushimye yuko wongeye kubana nanjye uyu munsi, ndagushimye yuko wongeye kubahora ubuzima bwanjye, ndagushimye ko wabahoye umuryango wanjye, ndagushimye latosi efa topinevaya yuko uri Imana ihindura ubuzima bwacu, uri Imana ikirinze igihugu cyacu, uri Imana ikirinze imiryango tuvukamo niyo twashakiyemo, uri Imana ikirinze abanyeshuri mu mashuri, uri Imana ikirinze abandi impanuka mu mihanda, uri Imana y'amahoro, uri Imana ifite ubushobozi. Ndagushimye Yesu, aya masaha ubane nanjye kandi uguresha iby'ubutwari, ubwoko bwawe buboshwe unyemerere ububohore. Hari imisozi myinshi iri imbere y'ubwoko bwawe, unyemerere muri aya masaha iyi misozi yiki, ko ni wowe ufite ububasha. Imiryango ndiyagira ububasha yo gukura imbere yanjye umusozi uri imbere yanjye, ariko wowe latosi efa ndabizi wowe ndakikunanira. Iyo uvuze urambuye ukuboko ndabubasha kuguhina, kandi iyo utegetse byose birakumvira. Ndagushimye rero kandi ugiye gutegeka bikava imbere y'ubwoko bwawe, ndagushimye kandi ugiye gutegeka bigasohoka mu ngo zubatse, ndagushimye kuko ari byo ugiye gutegeka bikava ku bakobwa, ndagushimye kuko ari byo ugiye gutegeka bikava mu kazi abantu barimo, ndagushimye kuko hari byo ugiye kwirukana mu bacuruzi byabateraga borokaje, ndagushimye kuko ari amarembo uje gufungura bari barabuze akazi bakabona akazi. Ndabigushimiye Kristo, habwa icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Yesu akomeza akwishimire. Nakubwiraga ngo witende burika kandi wicika indege. Nakubwiraga ngo Imana yacu iracyakora uko yarereje n'uyu munsi nani kuri. Ndabwo ihinduka, ndabwo ijya ruswa ng'abana b'abantu, ahubwo uyiringiye. Password ndagira ngo uyizere. Password ndashaka ngo wizere Imana. Mama izera Imana, Imana igiye guhindura ubuzima bwawe. Wa mukobwa wizera Imana, Imana igiye gukora mariage ku buzima bwawe. Wa mupapa wizera Imana, Imana igiye kuguha akazi ku buzima bwawe. Nguzaniye amakuru afatika latosi efa. Kwezi kwa 11 n'ukwa 12 hari abantu Imana igiye gutunguza imenyetso byo gutabarwa. Hari abantu bagiye kwakira umugisha yabitungura imaze iminsi yose. Hari abantu tasi efo Imana igiye guha akazi kumugisha, kuko nguzaniye ijambo rivuga ngo wa musozi we wiyitici. Hari umusozi umaze imbere igihe kirekire ku buzima bwawe, hari umusozi wimukanye urira indege, ariko uyu musozi unarawurirana. Warashatse umusozi urawushakana tasi efo, uje gucuruza umusozi unarawucuruzanya no pe tasi efo.
urabyara ariko umusozi wanga kuva uruhande rwawe, urashaka umusozi unakubera umusozi ntiwabona urubyaro. Ngiye kukubwira ngo humura, uyu musozi ugiye kuva ku buzima bwawe. Ntabwo ari ejo ni none ukicakira ubuhanuzi. Uyu musozi ugiye kuvaho, uyu musozi ugiye kurindimuka, uyu musozi ugiye kwika, kuko hari marayika uzanye urufunguzo rwo gufungura imigisha yawe yarifunze, cyangwa uzanira ubuhanuzi kandi ubwakire weseshe. Reka dusome ijambo ry'Imana ndatinze muri Zekariya ibice 4. Zekariya ibice 4 tugera ku murongo wa 6. Yesu nashimwe. Umutwe w'amagambo avuga ngo Uwiteka akirisha umwuka wera atari abanyamaboko. Uwiteka akirisha umwuka wera atari abanyamaboko. Uwiteka ashobora agiye koreza umwuka wera ari ugukirisha, ari ugukuraho borokaje atari amaboko yo mu muryango urimo, atari amaboko yo mu muryango wawe, atari amaboko yo kwa Tandini, atari amaboko yo kwa banyogosingi, ahubwo ni umwuka wera ugiye gukuraho borokaje. Gatatu aravuga ngo aranzubiza ati ijambo ry'Uwiteka andumye kuri Zerubabeli ngira ati si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanje, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nsubiremo wumve. Aranzubiza ati ijambo ry'Uwiteka rindumye kuri Zerubabeli ngira iti si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanje, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Garindwa avuga ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, uzazana n'ibuye risumba ayandi. Abarangurure bati nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha, ririhabwe umugisha. Amen. Rijambo yakubwiye ngo wa musozi we munini wiyita iki? Ntabwo nzi umusozi uri imbere yawe, ntabwo nzi ikigeragezo wicayemo cyakwereye umusozi, ntabwo nzi ubutayu urimo muri aya masaha, ubutayu bwakwereye umusozi. Yesu nashimwe. Ariko umva icyo ijambo rivuga. Hinduka Zerubabeli, uvuga ngo ni njyewe Zerubabeli. Wa mukobwa uvuga ngo ngiye mu kigaragazo ndimo ni Zerubabeli. Wa mumama uvuga ngo ni njye Zerubabeli, Imana ivuganye nanjye uyu munsi. Wa mucuruzi uvuga ngo ni njye Zerubabeli, uri gucuruza ngahomba uyu munsi, umva icyo Imana ivuze. Iravuze ngo wa musozi we wiyita iki mbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli. Imana ivuganye nawe muri aya masaha. Umusozi wari uri imbere y'Imana igiye kuwuhitsa. Wari ufite umusozi w'ideni wabonaga ari umusozi, wazenguruka ukabona ndaho umusozi utazakuvaho, ariko data arambwiye ngo wa musozi we, uyu musozi none Imana igiye kuhindura ikibaya. Kuco nasubije ijambo ry'Imana ambya ngo nje kureba ko ibyo akuvuga kari ukuri. Haleluya. Data zaramanutse asanga ari umusozi utuma udatambuka, asanze ari umusozi utuma abana be batiga, asanze ari umusozi utuma urugo rwawe rudatera imbere. Imana ije gukuraho umusozi ku buzima bwawe, ije gukura ikibaya cyakiri imbere yawe, ije gukura borokaje ari ku mucuruzi bwawe, ije gukura iki kibaya kiri ku buzima bwawe, ije gukura uburwayi bwakubereye umusozi, abaganga bakubereye abaganga ku buzima bwawe, amaguru yawe yanze kuva hari yakwahuye n'umusozi w'abarozi, umusozi ukubera umusozi. Reka nguha amakuru. Mugore umwe yigeze kugendana umusozi imyaka 12, ariko umunsi umwe ahura na Yesu, arabyigana akora ku ikanzu ya Yesu, umusozi umuvaho. Ndashaka ngo muri uku kwezi, uyu munsi turi tariki 27, humura TSIFO, ndakwinginga ngo uyu musozi wari uguteye ubwoba, ntabwo uyu musozi uzawinjira mu mwaka 2026. Ngira kwizera uyu musozi ugiye kuvaho. Nuba ufite kwizera uvuge ngo amen. Wandika uvuga ngo Mana ndakwizeye. Nari mfite umusozi w'amadeni, nari mfite umusozi wo kudashaka, nari mfite umusozi wo gutabona urubyaro, nari mfite umusozi wo gucuruza bikanga, narigendanaga n'umusozi muri karitsiye barangiza yica
igicangiro. Umva ukundi Imana imbwiye ngo irambwiye ngo amabyi y'abana b'abantu bagusize aya mabyi Imana yagukuyeho. Musozi wari ukwereye umusozi cyangwa cyangwa ikwereye ikigeragezo wahora gupfusha latosi efo ugatwara inda zikavamo. Uyu wari umusozi iyo utwita ntabwo izavamo, ugiye kubyara neza kuko umusozi Imana ukuyeho. Ngo hanuriye bagaze mu kwizera uku kwezi latosi efo kwezi kwa 11 ugiye kwinjira amakire ubutabazi, kwa 12 akira uburinzi latosi efaya. Hari uko wumvaga bitameze neza, wari washize ibintu byabo ku isoko biranga, byari byabaye umusozi, bari barashize borokaje ku buzima bwawe, bari barashize borokaje mu rugo rwawe. Induru yabaga induru, mugabo wawe yahembwaga amafaranga ahembwa ntabwo yageze mu rugo. Uyu musozi barukuyeho. Wari ufite umusozi wo kutavuga rumwe n'uwo mwashakanye, uyu musozi Imana irawikije. Wazengurutse ubutayu, waraye ubuvumo, usengera mu mazi, ufata ibihe by'amasengesho, umusozi wanga kuvaho. Ndakubwira ngo nonaha Uwiteka yameze kumenya umusozi uriho. Uyu musozi wari ufite ntango wajyambaga ngo usinzire, umugongo wari wakwereye umugongo, amaguru yabaye amaguru, bavuze yazabaye imbavu. Ariko ngo ingingi y'Imana uyu munsi, uyu musozi wari ukumaze igihe kirekire, hinduka Zerubabeli ugiye gutambuka. Uyu musozi ugiye kuhinduka ikibaya, musozi ugiye guhinduka ikibaya. Aya madeni agiye kuvaho. Uru rushako wahuraga rukutotwa ndorushenye ingabyi ndi kukureba, n'urugwa gatatu ibaza ngo baranidujamo ndagubaka. Uyu musozi Imana ukuyeho. Imana igukuyeho borokaje, igukuyeho umusozi wo gurushaka, igukuyeho umusozi wo gupfusha ubukwe, gukuyeho umusozi wo kora mu bitaro, gukuyeho umusozi wo gupfusha, gukuyeho umusozi wo gushaka ibyangombwa ukabibura. Uyu musozi wakoreraga perimu warutsinzwe gatatu. Uyu ni umusozi wo ufite igihombo. Ariko umva Imana ivuganye nanjye, nabwiye ngo yewe Zerubabeli we, uyu musozi wari uri imbere yawe, uyu musozi Imana ukuyeho. Ugiye gutambuka byemere, ugiye guhinduka byemere, ugiye gutumirwa ngabandi. Wa mukobwa ugiye kwandika invitation, dore amarembo arafungutse kuko umusozi wari ukwereye umusozi. Ndavuganye nawe ngo Imana irambwiye ngicangiro, aya mabyi bari bagusize, aya mabyi Imana yagukuyeho, kigisuzugura Imana igukuyeho, aya magambo Imana yagukuyeho. Wahorana gigisaba muri karitsiye, watambukaga bakanoshana. Iki ni igisuzuguriro abantu bari barakwambitse. Ariko mvuganye nonaha aho uherereye hose, waba uri mu gihugu cyo mu Rwanda, uriye indego umusozi urawurirana, usaba viza umusozi nawo usabira viza. Latosi efaya, uva muri Ruhengeri wimukira i Kigali, umusozi wirumukana nawo. Uva muri Musanze uje Gisenyi, umusozi